nutekereza ikintu impamvu wagitekereje n'Imana ikakwemerera kugitekereza nuko icyo kintu kiri mu bushobozi bwawe. Ikintu cyose watekereza wanagikora bro. Gitangira YouTube channel numvaga ko ari YouTube channel ngomba kubonaho amafaranga gusa, ariko YouTube channel ahubwo yantoje ubumenyi bushobora gutuma mbona amafaranga. Icyambere iyo ndimo kuza kuvuga hano kuri kamera ninjye uba wayisetinze, niyo ntayisetinga hari ababa bamfashije, ariko akenshi usanga abantu benshi mberekera aho bakanda rimwe ariko ibindi nabyishyiriye ku murongo. Byatumye mbasha kumenya gufata video. None iyo ngiye gukora ya foto mwe mubona nasize hariya ya thumbnail ituma ukanda ku bintu byanjye ukabireba, iyo foto mba nagiye kuyeditinga ngo ise neza. Kubera kubikora kenshi byatumye menya gukora amafoto. Iyo wamaze kumenya ibyo bintu bibiri ubuze umwuga bita photography rero ni ikintu gitunze abantu benshi murabizi. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye nakuye muri uyu mwuga wa YouTube. Icya kabiri, hano kuri YouTube ntago waza ngo hatangaze ibintu utakoreye research. Uretse wenda abamfluencer bamwe na bamwe hano mu Rwanda baba bari mu bintu by'amatiku n'iki, nge sinjya mbijyamo, wenda nibiba binabaha umugati ni ibibareba, it's okay, ni wo muvuno wabo. Ariko wanjye kuri ngewe ni gukora ubushakashatsi nkaza nkabahereza ikintu gifite research. Ibyo byatumye nsoma ibitabo byinshi bitandukanye. Nasomye ibitabo byinshi bitandukanye, menya kubyorganiza, menya gukora documentary zikabageraho ku buryo ubu ngubu nshobora kweditinga video iri magic y'igitangaza. Abantu nkorera imiziki abo bose baranyishyura. Nyuma y'uko umwana w'umuraperi witwa Enisares Hero akoze ku mugati w'abaraperi barimo Ish Kevin na Bushari, bahise bakora inama y'ikitaraganya hamwe n'abandi bahanzi bo muri Kigali bakodesha za masinari ngo zize zimukure ku muceri. Ariko byose mbasha kubihuza kubera gusoma ibitabo, ngafunguka mu mutwe nkamenya gukoresha umwanya wanjye neza. Nuvuga ngo iyo ukoresha YouTube channel ukayikoresha ubikunze kandi ukabikora uzi neza ko ibyo uri gukora ari ibintu bifitiye umumaro sosiyete, ntabwo ubibona utagiye kubishaka, kandi iyo urusha abandi amakuru uranabayobora. Ibyo byose bikesha kuba ndi kuri YouTube. Hari icyo bita kwamamaza. Aka kanya tuvugana hari abanyafurika barenga miliyoni baryamanye ibitabo mu nzu yabo bimaze imyaka 20 batarabisoma. Byajeho akavumbi. Hari umuntu wavuze ngo umunyafurika umuhisha mu bitabo. Gusa nagira ngo mabwire ko ibyo bintu ari byo, ariko tugomba kubikosora. Hari abantu benshi batazi icyongereza kandi bifuza kukimenya pe. Igisubizo narakibonye. Ni icyongereza byantwaye imyaka 6, ariko nza gukora akatabo kantwaye igihe kinini nza kugatunganya ku buryo wewe wakwiga icyongereza mu mezi 6. Dore agatabo bakita regular and irregular verbs. Kagura amafaranga makeya, wowe nyandikira inbox nkakohereza. Murakoze cyane. Kubera ko nkora ibintu bihura n'abantu benshi batandukanye, tuvuge nko kuri Facebook, kuri YouTube, kuri TikTok, kuri Instagram n'ahandi henshi hatandukanye. Dore ko nkora video zimwe na zimwe nko kuri Facebook zikagira views zirenga miliyoni 5, wahajya ugashaka Toros Films, njye ntago njya mbeshya murabizi. Hari n'izirenga miliyoni 5, izindi zikagira za miliyoni, izindi zikagira 500, 700, 800 gutyo. Urumva abantu 800 ibihumbi 800 kugira ngo barebe ibintu byawe nuko baba babikunze. Bivuze ngo rero hari n'abanyegera bakatubwira bati nyamamariza ibikorwa byanjye. Wenda hari nk'ikigo cyitwa Gabiro High School nabashije kwamamariza, babasha kunyishyura neza. Video iri no kuri YouTube mwanayireba, ariko banyishyuye neza kubera ko babonye mbishoboye. Hari n'abagiye bamakaze bavuga bati tubona uburyo ukora ibiganiro byawe tukabikunda, uburyo biba biri ku murongo kandi byoroganije, dukorere documentary twe uzayitwihere tuyijyanire. Hari abantu benshi nakoreye ama documentary, nukanda hano urahita ubona documentary mperutse gukorera umuntu ejo bundi ni umukiriya. Mugiye umuntu akore subscribe kwanza. Hari n'abandi benshi nkorera, hari n'abandi b'ibyamamare nagiye nkorera mutazi, mujye mubona video mwe mukazibona gusa ariko mutazi kari ngewe wagize ute wazikoze. Nuvuga ngo YouTube ubwako nakazi
ugomba kuba photographer, ukaba cameraman, ukaba umushakashatsi, warangiza ukamenya gukora itangazamakuru, ukamenya kwactinga ku buryo uzubabaye cyangwa ukishima cyangwa ukihiningamo ibyishimo kugira ngo ukureba atarambirwa akakubona warakaye kandi mu by'ukuri wowe mwimbere unarakaye, ariko kugira ngo amakuru utangaza kubera ko azahoraho igihe cyose umuntu akayereba mu gihe kinini, urayitondera wa mujinya wawe ukagusiga iruhande. Umuriro warujizemo, niyo mpamvu ngarutse. Ubu tuvugana rero nibwo tugiye gukora urugendo rurerure kandi rudasanzwe rurimo challenge nyinshi zitandukanye kandi harimo utuntu dushya twinshi dutandukanye. Ubu nibwo tugiye gutangira gukora ibiganiro bya bindi biri ku rwego rwo hejuru, tuganire n'abantu benshi bakomeye, dukora ibintu bizana impinduka mu Rwanda, industry nyarwanda, Imana ibinshobozemo kandi ndabizi ko bizakunda kandi tuzabigeraho dufatanyije. Rero ndabakunda cyane. Hands on head, salute.